cyakoze Mana uzamfashe basi titazankunde nkuko mukunda kuko aramutse anyanze noneho sinzi icyo nakora. Mana ndagusabye uzabimfashamo pe. Rubanza nyanze nasara kabisa kuko ukuntu nkunda Tito Mana. Gusa ndabizi ko ariwe Mana uzabimfashamo kuko Tito urukundo mukunda urabizi ko rutari uburyarya kandi ndabizi uzahaba. Ambo wiri utarancika. Ubushize wagiye iyi gahunda tutayivuzeho. Gahunda yerekeranye na Keri. Kabisa sha umva. Cyakoze. Adishimwe. Okay rero tukiraho kuri Keri. Hari deal nshaka ko dupanga. Iyihe deal? Ngiye kuguha ibiceri. Keri? None cyendesha. Uteze ikibazo. Oya sha ndakubaha ntabwo mbikora. Kuko kano kanya kandi ikintu utazi. Hari ikirigwi. Reka banze nje koga. Nese ko nafite umwanya munini hano ndetse twari tujya twaganira. Ndagusabye basi. Ariko Mana ndabizi ko hari kandi ushobora byose pe. Ndabizi neza uzabikora. Allah Shavane hai biteze sha nyine unanze kumpamagara nafite gahunda yo kukuvugisha. Sha nta kibazo meze neza. Sha nta kibazo pe. Vane nawe se umeze neza? Sha urakoze cyane pe. Gusa nanjye nabitekerezaga. Ego. Oya sha sinzi ukuntu ntanze ariko nyine nabitekerezaga numvaga nshaka kuvugana nawe ko shari ibintu nagushakiraga ko tuganira. Sorry. Akazi ngende kubona kari kungora kuba nagakorana nawe. Gute se mani kazi kari kukugora gute? Nta kigoye kirimo mani byose n'ubushake. Ahubwo reka nkwereke ikintu cya fresh. Reka tugabana akazi. Urebe ukuntu akazi kari bumere neza kabisa. Tukagabane gute se? Reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza. Wowe ugiye gucunga Tito kuva mu gitondo agiye ku kazi. Atahava ku kazi umureba. Noneho njyewe nzajya ndeba izindi move ziwe za nyuma y'akazi. Okay, ubundi rero ukuntu akazi kari buhite kihuta byataye. Oya nari ariko tubikora kugira ngo turebe ukuntu biza kugenda. Ntari rero. Ambo wiri utarancika. Ubushize wagiye iyi gahunda tutayivuzeho. Gahunda yerekeranye na Keri. Ndagira ngo uyu munsi noneho tuyinanonse. Ya gahunda se kandi yigutwaye kima. Ntago mbishaka. Umva shashu. Sha none ndabona ibyanjye na Tito noneho byancanze. Kabisa. Umva se. Ahubwo se shoreka nkubwire. Ndashaka ko ngira inama. Sha man. Tito ndamukunda pe. Ariko Tito we ukuntu mubona mbona njya ngo naganyitayo. Ese ubu mbabara ngira inama shiri. Nzakora iki koko? Ego.
shawe ya pe oya shanaga abahungu bose ari kimwe. Rero tukiri aho kuri Keri hari deal nshaka ko dupanga. Iyihe deal? Ngiye kuguha ibiceri. Keri umureke mwereke deal dupanga nje nawe ubundi rero ukuntu akazi kari. Iyo deal simeze gute? Rero ukuntu deal imeze rero ikintu nshaka ko dupanga mukanya ndashaka ko tuza kujya muri sport kandi ndabizi neza ko Keri nawe no munsi abari bujye muri sport ushobora kuza guhurirayo. Ikintu uri bunkorere uraza kumwataka. kumwataka ikintu nshaka avance mbere nawe uraza kumwataka reka mbaza mubwire deal yose ukuntu imeze uramwataka nje ndaza nje kumukiza ikindi kiriwe gisigaye ibindi byose ndaza kubyimenyera. nari nkubita avance aribi shiramo nimero 1. Okay. Reba message kuri phone. Shayega abahungu bose ntago bateye kimwe. Tito we ntago ibyo bintu yabikora. Abahungu bose ntago ari uko bateye. Tito we rwose aratandukanye pe. Oya shawe inshi intege sheri. Umva sho. Sha ndabona Smith ari kumamagara rero. Reka mbanze mwitabe sibyo sheri. Merci. Ciao. Allo? Oui. Biteze? Bufatika. Shameze sawa. Afite byagenze gute namiruka cyagiye gicusi kumere nabi kabisa ufite ikibazo cyatanje cyarangiye gute? Cyanda homeze neza. Bagenze gute sina? Sha umva se. None se. Sha wambwiye kuri za gahunda bimeze bite? None se waramumbwiriye Tito basi yakubwiye guteze? Shari ndamubwira nago twe tubiganira nyine bigize ko nta titiramuzi bisaba kumugenza gakeya ntabwo babisaba kumutwaza nyine cyane pe. Nawe. Ese uko kubona uko bizakunda? Mani bizakunda ariko ntabwo bisaba kwitwaza cyane mani byose ari gakeya kandi ramuzi nkamufunga mutwe. Okay. Umva se. Ko numva ko numva mukumbuye. Tutasa. Na kuntu wampangira. Basi niyo naza ngaho niyo namureba byonyine nkahita ngenda. Sha ndamukumbuye pe. Nzana nagiye gatoya ariko nariho waza akagusanga. Urumva. Rero naho je nimubura bise neza ntacura kuzacumakira. Maze muganira ariko niyo yari mu kamike yakusubira kwigenda. Ndabireba turimo. Kutatira ikibazo na kimwe. Sha ndagusezeranije nta kibazo kiri buvuge. Ngiye ndashaka niyo namubona byonyine. Nkamubona ariko sha niyo nahita nigendera nta kibazo. Nashaka nuko bitatira ikibazo gusa. Sha uhagaritse gahunda gahunda zose. Nta kibazo ndi buteze. Nyizera wowe reka njye muri dushe nitegure ubundi mite nza murebe. Nari minota n'icuma cy'abasigaranye muganire nawe n'umuntu mukuru. Sha ntacyo ngaho sawa reka nitegure nzi. Sawa. Kabisa sha umva. Cyakoze. Adishimye we ubu ngiye kubona na Tito. Ese ubu ndambarikira? Oya ariko umva ngiye gutegura umwenda mwiza nkwambare kuko aya mahirwe ntabwo nayitesha. Ntabwo bishoboka ahubwo kanjye kwitegura.
Yo, Tito. Ah, shana. Sekunde. Fresh. Nabibereye chat badaye. Ndi kureba imitego ikorwa agira ngo kuri ifoto ya Tito. Isura karasi. Twaravuze ko bitazongera kujya. Ako tukamubwira ko nyiti tuvugisha ukuri. Kubona tutabaye ikipo. Kumbwira ngo kubivuga man, ni umwana ahora hanga. Man uzi depression, uzi kurwa depression bro. Sibyo birandeba biki. Kureba ndabura bikoreba yigeze. Man, kandi narakubwiye ko ibintu bya Teta nashaka muri kandi ukanabinyemerera. Mana reka nkubwize ukuri narabikwemereye pe. Ako biragoye bro. Man ko angera bize ndamahirwe nabi. Ndakobwa happy. Kumana ko nundi mwana. Man uzi ko nabahangayitse bro. Nahareba gutyo uvuga gukunda Kid. Man Kid. Ngaho ngiye ahubwo ngaho utangiye kuvuga neza. Keri urumva. Ahubwo uvuga neza man. Eze reka nkubaze. Umbizo ukuri. Teta gutwara iki? Amwaye uriya mwana. Uriya mwana Urabizi ameze neza pe. rero ubwo reka mbe ngiye man. Cyangwa ubwo tuvuze iki man? Cyangwa ushaka Keri nako ata Yego mwako. kumuguye. Oya mvuze Teta kuko Numva bizi by'abakobwa kuri njye. Bikazi tarananiye. Ibyo ni ikintu kuri njye. Okay. Nigendera ubwo. Ase man umva mubwire Tito man sijuganye ibintu nk'ibyo ngibyo man. Ese Teta reka mwumva nkubwire. Mushaka ubwo rero Ngewe mushaka. Nabizi by'abakobwa ntabwo ari ibyanjye. Nari muretse. Man gusa man ndakumva fast bitekerezo bro. Sibyo? Man nyine be mature man. Ndavuga nawe bro reka mbanze ngiye mu gazi kuba gatoya. Ariko nyine bitekerezo bro. Man biri serepe. Sibyo? Sibyo jama Tito. Keli. Su abona titabaye iki? Mr. Shabazz kuno usa neza. Shani kurora kozi. Dizere yuri guseka nyine usa neza pe. Shawa byimuri. Ndasa neza ariko mbabaye. Man ari gahumura usko mbambawe kukurusha. Shana gusha pe. Man esubundi. N'umuhungu kijya mbere muri wowe nyine. Soya kwambwiye ngo na singira ikintu na gito neza. Ariko ndumva umutima wanjye numva nenda no kuturika. Sinzi nenda ubashe kwihangana. Gusa reka mubwire. Still nawe nicyo ndishaka. Uteze ikibazo. Oya sha ndakubaha ntabwo mbikora. Kuko kano kanya hari ikintu utazi. Hari ikiri guhinduka kuri Tito. Ya, nabyuze. Ntabwo wabimbwiye se. Gutuza gutyo gusa shikumva. Baze Tito ndamukunda sibonera umuhungu buriya we. ahubwo sina nubwo muhuye. Duhura. Shasi Imana yabyemera ko twahura. Shabyihorera ntabwo uzagenda mba mfite mwana we. Ndabona ndabizi bye n'ubundi rero siporo ye do minota 2. Ubundi we yagiye dukora siporo tugenda nk'ikilometero kimwe. Ahita ananirwa. Yes. Ahubwo uzise banje safi nashaka kujyana n'umutekano kikiza. Wewe umutegereje ndabizi ko ari umutekano. Ba agusangira. Shaka mutengereza. Ndamutegereza pe. Ndamutegereza. Samani kiredi. Oya shana barabikora. Bari kugaruka se. Mura gusa biraza gusera. Shana ye kamutegereza nta kibazo. Shana ndamutegereza pe. Nabona karega ntamubonye.
Swifuye ko warangaje noneho ha? Wow! Ko wikanze. Yagize aho gutese. Mwese hari ikibazo kwagira. Okay. Biteze. Fresh. Sako mbona utanishimiye. Kwemva muri siporo urumva. Nako kere kamanzi njya muri douche nze tuganire. Mwese ko mufite umwanya munini hano ndetse twaba twicaye. Ndagusabye basi. Okay. Ubundi nanjye nagenda. Biteze. Nari. Sako mbona wahindutse. Ufite ikihe kibazo? Okay. Kujagaraye bite? Mu magambo ari kuvuga cyangwa Oya ndabona wagira ngo nta n'umwanya ukibona wo kwiyitaho ubwanwa umusatsi wasa nabi pe. Oh. Ibi ngibi se ibi nyine hari aga project Smith ashaka gukora nanga foto ashaka kuzakora nyine mfite ubwanwa mu black american gutyo. Kamzize rero ngero bimubwiye. Nakubeshya. Byagendaga ariko. Nari wese bite. Sha nanjye ni sawa ameze neza. Wambaye neza. Sha urakoze pe. Munzu uburyo bumbwiyemo. Nikagira ngata. Ndeka rero mbana nje koga. Kwa ko nabo mbanye ntabwo muri sport narakara. Sha nanjye nagendaga ntabwo natindaga hano nta kibazo ugenda ugiye gukaraba. Anjye reka nigendere nta mwanya nafite wo gutinda hano. Kuko nari maciye. Reka mbwire Smith aza guherekeza. Oya nta kibazo nagendaga reka ngende nta kibazo. Smith ntabwo ari ngombwa. Sawa. Ujye ko